hari n'amazina bampimbaga bambwira ngo sinzakura ariko njya nshimira Imana ubu ngubu bose basigaye bampobera bakagarukira mu gituza. Twigeze gusonza umukecuru adutekera igikoma cy'imyumbati ariko tugisangira n'abandi bana. Tumaze kugisangira n'abandi bana yagiraga ubuntu nubwo yabaga atetse icyo gikoma cy'imyumbati hariho umwumbati witwaga rutamisi. Sinzi niba uwuzi. Wicaga kubi. Rutamisi no ku muntu utabizi imyumbati. Imyumbati ikurwagamo ubugari bitaga rutamisi. Naje kubona igikweto cyari cyanditseho viziyo y'inyuma n'ubu ngubu barampamagara bakampamagara viziyo. None ndabiterateranya bivamo inkweto iri inyuma yanditseho viziyo. Icyo gihe Bushombe nibwo ari yamamaye kuri viziyo bamwita viziyo. Baba banyise viziyo n'ubanga ubunge na Bushombe nitwe twiswe ba viziyo. Bushombe wo mu kinami. Mu runana. Na Bushombe nitwe twiswe ba viziyo. Bana nubatse inzu y'amabati 3. Inzu y'amabati 3 ubwo nasabye aho nakuraga igiti. Ubwo nyine ubona umukecuru nasabaga igiti wo nanyuragaho afite ishyamba namusabaga igiti nkagitahana. Hanyuma rero naho nanyuraga nkabona igiti gitemye naragitwaraga. Ubwo nyine abona atwaye igiti nuko nzabafasha ibindi nanjye nabaye umugabo. Yego. Nuko ndayubaka inzu y'amabati 3 ndabyibuka. Maze kuyubaka mpita njya no ku ishuri. Njya ku ishuri ndavuga ningiye kureba ikigo niga ntaha muri ya nzu. Hanyuma mu gihe cyo gutaha nzajya nshaka amafaranga ntunga. Nongeye kugusuhuza nguhe ikaze wowe udahwema kudushyigikira kuri Nest TV nkubwira ngo aho uri hose haba mu Rwanda cyangwa hanze yarwo amahoro n'amahirwe biguhundagareho. Rero turi kumwe n'umutumirwa uyu munsi ushobora kwibaza ngo ni muntu ki ninde twakuzaniye uyu munsi kuri kamera zacu nagira ngo atangire yibwira abadukurikiye. Yego murakoze cyane. Ngira ngo nabanza nkasuhuza abadukurikiye abakunzi ba Nest TV. By'umwihariko abaraye barebye video yacu. Ejo narebye video yanyu ndavuga nti kabisa Imana ishimwe. Umwango uruganda rushya ruravutse. Amazina nitwa Twagirimana Dieudonné. Sugira ngo si ibyo ntuye ku isi nyine ndi umunyarwanda ndi umuturanyi wanyu. Umuturanyi wacu hano ku isi. Dieudonné rero uyu munsi tugiye kuganira kugaragara umuntu ukorera kuri kamera ashobora kuvuga turi amupapa n'iki kutavuze ibijyanye n'ubugaragu no kubaka. Nyine ikigendanye no kuba ingaragu cyangwa kubaka nyine urumva iyo umuntu akivuze ntabwo aba ari iki aba ari icy'umuryango kandi wambwiye kwivuga nkanjye. Ariko ntacyo nabyo nabitangaho amakuru. Ngira ngo ndi umugabo ndubatse ndi papa w'abana 2. Yego w'abana 2 ariko kabisa kunda n'urubyiruko cyane nshuti y'abajene. Ngira ngo urabizi cyane. Buriya umuhanga umwe yigeze kuvuga ngo nkunda kuvuga ngo ariko nkavugana n'urubyiruko kuko mba nzi yuko ndi kuvuga no mu gihe kizaza. Kuko buriya iyo umujene nkawe nganiriye nawe mba nganiriye nawe ariko nkaba mbizi yuko nganiriye n'urundi rubyiruko rw'igihe kizaza. Yego kuko ibi ngibi tushobora kuganira nonaha igitekerezo kizima nshobora kuguha none mba mfite icyizere yuko kizagera no ku bandi bo mu bindi bihe nzaba ntagishoboye gutanga ibitekerezo. Yego kwizera rero ni muntu kidagira ngo wenda ntitujye deep cyane ariko hari ukuntu abantu baganira ejo bundi abantu bagakunda ibyo twaganiriye bakaba basaba wenda nka part 2 y'ibiganiro byacu. Niyo mpamvu nagira ngo tubitangirire imuzi dutangirire ku musore w'ingimbi witwa Kwizera w'icyo gihe wari ingimbi yari ingimbi imeze ite ni muntu ki nyine kugira ngo tuze kugera ku cyuri cy'uyu munsi twanagutumiriye nyirizina Kwizera wo muri icyo gihe cy'ubugimbi reka bariho duhera. Urakoze cyane uretse ko nyine bigoye sinzi niba hano hantu wenda twahafashe umwanya ku buryo tuzahamara iminsi kuko urumva nyine igihe aho uhereye ntekereza yuko hashobora kuhashize nk'imyaka 20 wenda ibintu byo mu myaka 20 kuza kubishyira mu minota mike ariko birakunda. Ngira ngo ibyo tuvuga inshuro nyinshi tuba tugaragaza gukomera kw'Imana kuko kugira ngo umuntu abavutse abeho mu buzima butandukanye nuko haba harimo gukomera kw'Imana kwagiye kugaragara cyane. Rimwe na rimwe rero usanga
nk'abana b'abantu tuvuga inzira twagiye ducamo tukavuga amateka yacu kugira ngo bifashe abandi bashobora kuba bari muri icyo gihe natwe twaba twari turimo. ngira ngo wenda warumbajije amateka yanjye, ngira ngo amateka yanjye ni nk'ay'abandi bantu bose, nk'abandi banyarwanda bose, ariko buri muntu agira umwihariko we, ndetse rimwe na rimwe ugasanga niho umuntu akuyemo isomo ry'ubuzima bwe akabiremamo intego. ngira ngo wenda nahera nko mu mwaka w'ibihumbi 2006 nyirizina, ntekereza ko ari bwo mu gihe cy'ubwana bwanjye abantu bose bavugaga bati hari umwana tuzaba tureba, tuzaba tureba. ndabyibuka icyo gihe nigaga mu mwaka wa 5 primaire, niga mu mwaka wa 5 primaire, nibwo ubuzima bwabaye nk'ubunanirana mu rugo bushingiye ku bushobozi. nimvuga ubuzima kunanirana, nta bundi nta kindi cyari kibaye, ariko ubushobozi bujya bubaho. ndabyibuka hari n'amazina bampimbaga bambwira ngo sinzakura, ariko njya nshimira Imana, ubu ngubu bose basigaye bampobera bakagarukira mu gituza. byari bikomeye cyane. twaje buriya mu mibereho yacu twebwe twabaye mu rugo, ariko tumera nk'abarerwa n'umubyeyi w'umumama. nubwo abanyarwanda kera ngo bajyaga bavuga ngo umwana w'ikigoryi ni uwa nyina, ariko buriya nyina w'umuntu yewe aragahirwa gusa. aragahirwa buriya ushaka kumenya nyirizina, nubwo ndi umugabo, mfite umugore, mfite mama w'abana banjye, wavuga mama nabi. nibwo wabona uwo ndiwe. yego buriya aho nari mpereye, ndabyibuka nigaga mu wa 5, ariko niganaga na mukuru wanjye umwe na murumuna wanjye nanjye, twigaga mu mwaka umwe, kandi icyo gihe twari dutunzwe n'umubyeyi umukecuru wenyine. ndabyibuka hari igihe twigeze gusonza, umukecuru adutekera igikoma cy'imyumbati, ariko tugisangira n'abandi bana. tumaze kugisangira n'abandi bana, yagiraga ubuntu, nubwo yabaga atetse icyo gikoma cy'imyumbati, hariho umwumbati witwaga rutamisi, sinzi niba uwuzi. wicaga kubi. ku muntu utabizi imyumbati, imyumbati ikurwagamo ubugari bitaga rutamisi. noneho yaraziraga kwiribwa mu buryo busanzwe nk'imyumbati cyane. iyo fu yidutekeramo igikoma, amaze kudutekeramo igikoma turakinywa. tumaze kukinywa, ariko amenya ubwenge, ashyiramo supadipe mu cyimbo cy'isukari. igikoma turakinywa, nuko nyuma babana nabo baragenda iwabo bateka igikoma cy'imyumbati, hariya twarakinyoye. ndabyibuka hari abana cyahitanye byo gupfa barapfa. igikoma cy'imyumbati kiragatsindwa. ubwo buzima mbubamo gutyo, ariko niga, kandi twigaga gutyo bigoranye. cyazaho ndavuga ntibi ntabwo uyu mukecuru yazabishobora, reka ishuri ndireke. ndarireka. ndabyibuka mpura n'abagabo babazaga, ndabakurikira ngo bajye kunyigisha kubaza. ariko mfite agahinda, kuko naranatsindaga mu ishuri, nabaga uwa mbere. nkajya kubaza, hashira nk'iminsi 3 ntajya ku ishuri, bakabona nsubiye ku ishuri. ndabyibuka buriya tujye tunaberaho gushima abantu batugiriye neza, kuko ubu iyo ubona ngenda ukabona wenda mfite ibiro bingana gutya, nuko hari akaboko k'abantu baba barashyizeho umusanzu. ndabyibuka hari umwarimu njya nkunda kuvuga witwaga Mukandori Speciosa, wigishaga kuri Buye. yigeze umunsi umwe, niwe mwarimu waje mu rugo, aza mu rugo araharara kugira ngo akunde amenye amakuru yanjye. urumva abarimu sinzi wenda niba bakiriho bagishakisha ubuzima bw'abana gutyo kugira ngo bamenye umwana uwo ari we. ndabyibuka naratashye musanga mu rugo, aravuga ati uyu munsi singenda, ndarara hano nganire n'ababyeyi, menye ibyawe. aba mu rugo ndabimwereka uko tubayeho. ndabyibuka akagiye kuba mu gitondo. ariko dusubiye inyuma gato kugira ngo inkuru yacu igende neza, irusheho kumvikana cyane. waretse ishuri ufite ikibazo wenda cyo mu ishuri cy'imyumvire? uretse twirengagije iby'uko ntiwavuze niba ari ubushobozi cyangwa iki, nta mu ishuri wa performingaga gute? njyewe uramutse unandebye buriya, reka nkubwire, njye nikundiraga n'ibiryo,
kandi ikibazo cyabagaho iwacu nuko byabaga ntabyo habaga hari inzara nakwicara mu ishuri nkumva inzara irangije nkahaguruka rero nkajya gushaka ibyo kurya rero mfite murumuna wanjye we ukunda kwiga kubi kugera ubwo yajyaga no ku ishuri agataravoka mu gikapu akajya agenda yihetse mu gikapu ikazashya akayirya akazayirya ku ishuri akayihanura akayishyira mu gikapu akayigenda n'icyumweru cyose iminsi ine voka ibihiye buriya iri mu gikapu iri iminsi 3 akayirya ariko njyewe byaranyoberaga nkavuga nisha mukunda kwiga njye sinabishobora yani reka njye kwishakira ibyo kurya noneho garutse kuba mwarimu rero ubuzima bwanjye buramuyobera aravuga ati nzaza kugusura arabigambirira aje ikintu cyamubayeho mu gitondo mwarimu yaraye mu rugo tugiye ku ishuri inkweto ye yaracitse icitse kandi uzi ko turi kujya ku ishuri abona nicaye ahantu ku twatsi tw'umukenke abona nkoze mu mufuka nkuyemo koroshi n'urudodo ndayimudodera mwarimu dukomeza urugendo nuko turaganira cyane twumvikana ko anyemerera ko nzajya nsiba iminsi 2 mu cyumweru ubwo twaje muri 2007 yego 2007 ubwo nayo ngeze mu wa 6 arambwira ati basi ujye usiba iminsi 2 ariko induze wige mbo iminsi 2 nkajya kubaza tekereze ko urumva nageze mu wa 5 nambara ibirenge mfite n'amafoto njya ndeba nambaye ibirenge kandi niga mu wa kangahe mbo nkurikira babagabo banyigisha kubaza mbo ndangije nakoze ikizamini ngira ngo cya 6e ndangije kugura ibikoresho urumva nayo naraguze ibikoresho byose amakayi matera n'akavarisi ndakibuka kakavarisi gatoya kajya kabaho nako urumva nayo nariteguye ubundi navuga ngiye gushaka amanota koko ndagenda pe cyo genda byibuka ku kigo iwacu navuyeyo njyenyine njya kwiga Kabgayi ngeze Kabgayi rero yari seri ya 2 y'ibibazo urumva nigaga nshakisha birangira noneho ngiye muri boarding ngezeyo nsanga ibintu birakomeye ndabyibuka umukecuru yari afite amafaranga 40,000 tujyana kuri beka hari mu mujyi kwishyura ndabyibuka nayo nambaye bodaboda z'icyatsi ndibuze guhita nkomeza nkajya ku ishuri mbo umukecuru anjyanye ku ishuri urabona hari mu isoko ryo mu Miduha narahageze mbara amafaranga dufite nsanga dusigaranye amafaranga 700 ibiceri ni ibiceri 700 ibyo biceri rero hari harimo arija de poche hari harimo yo kwiyogoshesha mbese hari harimo ubuzima bwanjye bwose nzabaho ku ishuri ariko byarafite akaborudero k'igice yamaye ubundi amerekeje ngo njye ku ishuri tugeze urumva twagendaga n'amaguru kuva ino Mageragere tukagenda ukagera Nyabugogo n'amaguru icyo gihe twategeraga mu mujyi niho gare yarere ndabyibuka ya 700 nayakuyemo umukecuru abona ngiye ku ruhande ngura ikidongi cy'urudodo ngura na koroshi ya 200 ikidongi cya 500 na koroshi ya 200 ndavuga ntubu ndagiye biyi niyo ntwaro njyanye ndagenda njya ku ishuri ngera ku ishuri nayo mfite n'amanota meza urumva kujya kwiga Kabgayi kandi icyo gihe ibigo byafataga abana bikurikije amanota niba atari banga amanota yarahagaze kugira ngo twumve na performance yawe yari hayi ko umuntu yumvisha uburyo ishuri byagendaga byanga kandi sinzi niba ndi buyibuke ariko nzi ko yari mu manota ya mbere kuko ndibuka yuko mu bana twahuriyemo mu kigo ntekereza yuko twari abana 3 bari bafite amanota yo hejuru sinzi wenda nzabikubwira neza ndaza kubijyamo kuko akantu kandi nagiye nkabika nuko ubwo simfite koroshi yanjye se n'urudodo ngiye ku ishuri nta n'ijana nta nayo kwiyogoshesha nta n'iki ndabyibuka ubwo urumva ibibazo ubukene inkweto nagiye ku ishuri nambaye bodaboda 1 ngeze ku ishuri kwigana bodaboda ntibyemewe ngeze aho ntera imibare ndavuga nti ukuntu nzaryiga ntibanyirukana simbonita ikinyura ngubu banyirukanye nta bundi buzima ndabyibuka icyo gihe baranyirukanye mpita njya Muhanga mu isoko njya kwikorera inyanya ku mugoroba nsubira mu kigo ndangije nkatagetinga kwa kundi abana boga kagira aho asiga urukweto ubundi yajya gukina umupira akarusiga nkarutoragura mu kibuga rwacitse nkazajya gushaka urundi aho bogera narangiza nkazidoda
nkazihuza ubundi nkazambara njya mu ishuri. Ndabyibuka nyuma yaho nibwo naje kubona igikweto cyari cyanditseho viziyo inyuma, n'ubu ngubu barampamagara bakampamagara viziyo. Noneho ndabiterateranya bivamo inkweto iri inyuma yanditseho viziyo. Icyo gihe Bushombe nibwo yari yamamaye kuri viziyo, bamwita viziyo. Baba banyise viziyo, n'uwangu bunge na Bushombe nitwe twiswe ba viziyo. Bushombe wo mu kinami mu runana je na Bushombe nitwe twiswe ba viziyo. Nuko inkweto ndayambara, iminsi irisunika, ariko ndangije ngira umwana mwiza. Buriya inshuti reka nkubwire, ujye uzirikana inshuti mu buzima. Umwana twari turi kurarana, mbo byanyobera yanyoherezaga kwa nyirakuru yari atuye i Muhanga hafi y'ikigo cy'Ikabwayi, akanyoherezayo nkajya kurya avoka n'amapera, kuko hariho igihe bayitanda b'icyo gihe bahagararaga ku muryango. Kwinjira muri refe byabaga ari jeto igaragaza yuko wishyuye. Hakabaho igihe ngemuriye nk'uwarwaye, byakwanga nyine ubwo nyine nkigira kwirira avoka n'amapera. Nawe urabyumva, nakoraga urugendo nkava i Muhanga nkajya Kigese kujya kurya avoka n'amapera, nkagaruka n'ubundi byashize. Nsubiramo mu ishuri, ariko inkweto z'abana zacika. Uwo muhungu tuba inshuti, dufunga ku gitanda. Hari ukuntu abana baryama ku gitanda bagafungaho amashuka, twandikaho ngo Texas, bakagira ngo ni muri VIP. Kandi twashyizeho amashuka. Hari umusaza wadodaga inkweto mu kigo, kandi kudoda inkweto nk'umunyeshuri ntibyari byemewe. Noneho uwo muhungu inshuti yanjye akajya abwira abakobwa inkweto zacikiyeho mu ishuri, ati njye uriya musaza turaziranye, njye ntabwo ampenda, mujye muzizana nzibajyanire. Akazizana nanjye nkarara nzidoda. Akazizana muri Texas. Muri Texas niho hadoderwaga inkweto z'abanyeshuri bo mu kigo. Nkarara nzidoda. Ubundi tutangira kubona amafaranga dutangira kubona amafaranga. Ndabyibuka uwo mwana yari azi no kuririmba. Abandi igihe babaga baryamye we wabaguraye uri kudoda inkweto zabo. Nabaga ndi kudoda. Ndabyibuka yigeze no kuririmba, duha amafaranga. Nge ubwo iyo bamuhaga amafaranga nanjye nabaga nyabonye. Bamuha amafaranga 40,000. Bagiye kunyirukana, ndabyibuka aramfasha nkemura ikibazo nari mfite, ariko ngeze aho mbona ko ibyo bintu bitazashoboka. Ndavuga nti ubu tuvugana umukecuru wanjye naje yagujije, nsubirayo nanone yagujije. Amadeni namara kuba 3 kandi n'ibindi bihembwe nabyo biri kuza, ntabwo azabishobora. Kandi nanone numva nindeka ishuri kubera yuko yageze ku mbaraga ze za nyuma akananirwa, azahorana ipfunwe yuko yananiwe inshingano. Ndavuga nti ngiye kwiga ubwenge rero. Ibi bintu ndabona ko imibare iyo nize mu wa mbere nyine no mu wa kabiri iragaragaza yuko bitazashoboka. Ndavuga nti noneho reka mfashe umubyeyi kugira ngo atazicira urubanza. Ndavuga nti ngiye kumunanira, mve mu ishuri atari uko bigezaho ananirwa burundu. Ndavuga nti reka munanire. Ndamunanira, nigira mubi, ndaceceka mu rugo. Nashoboye kumara amezi 3 ntaravuga. 3 kandi ndara mu rugo, nta namwaramutse, nta n'iki, ntaravuga. Bagira ubwoba, bagira ngo umwana wabo yarafashwe, yararwaye. Ariko munanira gutyo mubera mubi. Aho mvugiye mvuga nabi. Maze gutangira kujya mvuga nabi, ariko mpita ntangira gusubira muri bya bindi nakoraga byo gushaka amafaranga. Nshaka amafaranga ariko mu buryo butageze. Hari n'ukuntu Imana nyine igende guhuza n'umuntu ukurenza intambwe. Ndabyibuka nahuye n'umuntu wari ufite ikirakara cy'impa. Icyo gihe nkikuramo 24,000. 24,000 maze kubifata mu ntoki rero. Nahise mvuga nti ubu ni iki nakora muri aya mafaranga. Ndavuga aya mafaranga aravamo ikintu gikomeye. Ndavuga ntubu ngiye kubaho uko ubuzima bwanjye nigenga, nitunze, ntawe nsaba. Hanyuma mfata ubuzima bwanjye mbushyire mu cyerekezo. Ubuzima bwawe fondasiyo y'ibihumbi 20. 24 nge mubwire n'abandi basore babyumvireho bakiri batoya bafite ibyo bashaka gukora. 24 nabyubatsemo mbijyana no ku ishuri. 20 wabyubatsemo iki? Akazu k'amatungo? Reka da. 24 Babara tuvunagure utubwire ukuntu ibyo bihumbi 24 nafashemo ibihumbi 15 ndagenda ngura amabati 3 igikondo. Ndabyibuka ndangije mfatamo n'ibindi bihumbi 10.
ndangije mpita mvuga nti ngiye ku ishuri kandi ngiye no kubaka. yego ndangije ngura amabati 3. icyo gihe ibati ryaguraga angahe? ibati ryaguraga 4,700. ni na vuba. ni za 2000 na kangahera, ubwo twari twaje muri za 2010 kuko urumva nicara imyaka 2. yego ndangije ndavuga nti ubu ngiye gutangira ubuzima bwanjye. Ewana nubatse inzu y'amabati 3. inzu y'amabati 3, ubwo nasabye aho nakuraga igiti, ubwo nyine ubona mukecuru nasabaga igiti, uwo nanyuragaho afite ishyamba namusabaga igiti nkagitahana. hanyuma rero naho nanyuraga nkabona igiti gitemye naragitwaraga. ubwo nyine abona atwaye igiti nuko nzabafasha ibindi nanjye nabaye umugabo. yego nuko ndayubaka inzu y'amabati 3 ndabyibuka. maze kuyubaka mpita njya no ku ishuri. njya ku ishuri ndavuga ni ngiye kureba ikigo niga ntaha muri ya nzu, hanyuma mu gihe cyo gutaha nzajya nshaka amafaranga ntunga. kandi koko niko byagenze. inzu y'amabati 3 narayubatse, mbyuka kwishuka nararagaho aba ariyo nkingisha. ubu nari mfite amatsiko nari kuvuga nta bantu batwumva barivuge bati ni scam kabisa, gute inzu yakiye amafaranga ya warubatse, kuko kubaka byo birashoboka nkurikije ishyaka numva wari ufite, kuyubaka byo nabyumva, ariko wayikinga yaba ifite idirishya n'urugi. Reka da, ariko urakoze ni amabati 3 nabyutse kwishuka nyishyira mu muryango, nsigarana 10,000 njya ku ishuri. ngeze ku ishuri ndabyibuka icyo gihe nagiye nambaye igipantaro nakuye nyine Kabgayi cya Kake. ndabyibuka nambaye n'umupira, ndabyibuka nambaye n'umupira hari imipira twafataga yari yanditseho Tora Kagame. niwo mupira yo kuko bayitangiraga ubuntu. ubwo ntumbaza aho nawushikuje wenda habaye nk'igikorwa runaka. ndangije ndawufata kuko wari umweru ndawambara nkubitamo igipantaro, ubwo wenda natwaye umusore kitanankwira. ndabyibuka ndangije mvuga ni ngiye kwiga kandi nzajya niga ntaha, nindangiza ntahe muri iriya nzu ubuzima nzabushyira ku murongo. ndaza ngeze ku ishuri mbo baranyandika, bamaze kunyandika njya mu ishuri. ndabyibuka ngeramo ndi ikigabo kuko ubwo abandi bose narabarutaga, urumva ngiye nari nsubiyeyo. ngezeyo ndabyibuka nsanga abana bari kwiga mu Cyongereza kandi narize mu Gifaransa, ariko biba bisa, hari amasomo basa nk'aya y'amasiyanse ntagombera ururimi. mbona ndakoze, abarimu batangira kumenya ko mpari. ndabyibuka hari umunsi abarimu bagiye gukora inama banyigaho bavuga bati hari umuntu waje kwiga, ariko ntituzi ibye. ariko tubona ari umugabo, ati kandi ubwengeza, ati banza ari maneko. bakora inama ku bw'ibyo, mbambaye shefu w'ishuri kandi ubwo sindishyura minerivare na rimwe. mbona ndize ndahanyanyaje, ariko naho ntangira kujya nsiba. noneho umunsi umwe ndabyibuka hari ahantu nari ndi bujye gupima urugi mvuye ku ishuri. nje mu ishuri inza nzanye metero, nza nzanye n'inyundo mu gakapu nyine, bicomekamo n'agakezo k'agace. urabizi rero hari ukuntu mu ishuri basaka telefone, basatse mu gikapu cyanjye basangamo metero, basangamo inyundo, basangamo urukezo. akorosha urumva nadoze inkweto nkiga, nsigaye mbaza. noneho nubwo hari ahantu nari ndi bujye gupima urugi nkarubonaho amafaranga. nuko baravuga ati uyu muntu ni gatiki, uyu muntu ibintu bajya kubyigaho. mbaza impamvu nsiba, ndagenda ndababwira nti rero nsiba none kugira ngo ejo nzaze, mumbujije gusiba kwiga byahagarara. nuko mbaho mw'ubwo buzima, barabimenya nyine barabikeka. ubwo turavunaguye, sinakubwira ukuntu bajyaga bohereza abana kunsura kugira ngo bamenye amakuru. ariko hari umwana umwe ntakwibagirwa, hari umwarimu wajyaga watwigishaga mate bita Maurice. Maurice yatwigishaga mate, afite murumuna we twiganaga. noneho aramubwira ati uzajye gusura Dieudonné, hanyuma utubwire uko abayeho. umwana araza ngo aje kunsura, agusanga muri ya nzu yanjye y'amabati 3. inzu y'amabati 3 narashyizemo agatanda, ibindi biba munsi. abona ncomokoye munsi y'igitanda, nkuyemo inkono y'agatoki, agaseri k'agatoki turatetse, ndamugaburira, twicara kuri ka gatanda turiga.
hagati aho ariko nari mfite udutara, hari udutara sinzi uzagende ujya hariya kuri gurupe ya Butamwurebe, hari ibigega bihari byanditseho Rema. Biriya bigega byaje ni amarushanwa twe twagiye gukora yo gushushanya, ngira amahirwe yo kugendamo. Urumva ngezeho ndashushanya, tuba ba mbere mu karere, bampemba umurasire n'agatara, ikigo bagiha nacyo n'ibigega. Ubwo ngubwo mba ndakize, noneho muri ya nzu yanjye mbakizemo n'amashanyarazi. Ndamucanira umwana, turiga, turangije turaryama. Umwana yabyutse mu gitondo saa 12, asanga njyewe nabyutse saa 8 ndangije gukora inzugi ebyiri. Urumva nayo mfite ikiraka ndakora inzugi ebyiri, nkahita nunguka 11,000, nkahita mbigura imbaho, zambaho nkahita nzikoramo urugi rukinga yanjye. Ese Dieudonné, performance yawe mwishuri nakumye kubigaruka, urumva umuntu ubyuka saa 8 akabaza, wenda uwo wundi akabyuka asanga hakiga, performance yawe mwishuri yari imeze ite ku buryo wabihuzaga n'ibyo bintu ntibihungabanye imyigire yawe, noneho atari ikibazo cy'ubushobozi? Ubundi wenda kubakuza ubwo barahita banabyibuka, nabo babyandika muri comment hasi bakatubwira wari muntu ki kwishuri bijyanye n'amanota cyangwa wenda na performance muri rusange. Ntekereza ko ku kigendanye n'amanota nakoragaho pe, nakoragaho ikizamini cya leta nanjye nza kugikora. Siziye mu ndabyibutse, umwarimu yatumye umunyeshuri aza kunkura aho nagiye kubaza, nza nambaye n'ishati itari y'ishuri, ndabyibuka. Urumva rero nakoragaho, batari ibanga wakigizeho amanota ngahe. Ariko ayo manota nubwo nakomeje kuyibagirwa, ariko ndumva yarari muri 68. Okay, basi kugira abantu babyumve, mu ishuri wabaga wakangahe kugira abantu babyumve neza? Mu ishuri burisanzwe, mu ishuri ntekereza yuko abantu ubu ngubu barakurikirana, baraza kunyomoza, sibyo? Nabaga uwa mbere. Wabaga uwa mbere? Nabaga uwa mbere. Ubyuka saa 8 ubaza? Nigaga byibuza, nigaga 3 mu cyumweru. Wabaye wa mbere igihe kingana iki ubuzima bwa segonderi, kuva mu wa mbere segonderi wenda kugeza mu wa 6? Se ni ryari ntabaye uwa mbere? Abantu bakuzi nk'umuntu wabaga uwa mbere mu ishuri. Tata we, ndakubwiye ngo nako kazu uvuga, ako kazu nakubwiraga, nyuma hari abazaga kukararamo ndiko basobanurira. Ariko nyine sinzi, hari igihe kigera ubwonko bw'umuntu bukaba bukora, ariko wenda bigahura n'ibibazo by'ubuzima. Urumva nabifataga, narigaga nkajya no guhiga ubuzima. Ndangije rero urumva nahise ngira intumbero ikomeye, ndavuga nti ni gute nzavamo umuntu w'umugabo kandi mbikesha njyewe, mbikesha njye. Ndagira ngo dusimbuke gatoya tugere ku buzima bwa nyuma yo kurangiza none y'ishuri segonderi. Icyo gihe niba wenda ubyibuka neza, ubuzima wabutangiye ute nk'ubuzima bwa nyuma y'umunyeshuri? Ubu buzima twita ngo ngwino kwisurebe, ngwino hanze urebe uko bimeze, hanze hawe harahaye. Ubundi ubuzima ubundi ahubwo ngiye nabutangiriye mu ishuri. Nubwo aho nari ndimo nkubwira, nari ngiye kukugereraho natangiye gukora ku mafaranga, kuko nishyuye rimwe 11,000 ngeze mu kigo. Nubwo nahise mba shefu, maze kuba shefu nyuma mba duwaye. Ubu ngubu hari igihe ngenda nakwicara muri bisi nkajya kumva ngo duwaye, nakebuka nkabona umuntu ni ikigore gikuru, umuntu ni ikigabo cy'ubwanwa se, nanjye nkahindukira nkababwira ntaye ko sinzagera nkaba na deje mukenyita duwaye. Urumva ni kuvuga ngo rero nahise ngira amahirwe icyo gihe bangira shefu, nabo barimo bangerageza ngo babanze barusheho kumenya amakuru. Hashize iminsi bangira duwaye. Hari inama rero ningiye kukubwira yawe, hari inama nakuyemo umugisha. Hari inama buriya mu kigo bagira ngo bita PTC, yahuriragamo komite y'ababyeyi, komite y'ubuyobozi bwite bwa leta. Hari igihe icyo gihe njya kugira umugisha, hari hajemo umuyobozi w'umurenge, kabamo n'umwarimu uhagarariye abandi n'ubuyobozi bw'ikigo. Tujya mu nama, bavuga ibintu, bakavuga bije ikigo gifite, ibyo bazakora, amafaranga bateganya, nyine bakayivuga. Yari inama irimo amafaranga, bakavuga amafaranga n'ukuntu nyashaka. Njye rero ahantu bavugaga amafaranga nagombaga kuyabonaho, nagombaga kuyabonaho kandi uyampaye, nagombaga kuyabonaho kandi uyampaye. Bavuga ibintu bizakorwa, bavuga ingengo y'imari. Umudiregiteri ndabyibuka mugufi ukuntu wari uhari, ufite imbaraga rwose. Umudiregiteri wavugaga abantu bose bagahita nuko ndangije ntanga igitekerezo, ndavuga ntari ko ibi bintu ndabyibuka bashakaga gukora tiriwari ngo turebe buryo ki twagira n'akabiblioteke kuri icyo kigo. Ndangije uko bavugaga nanjye nakoze inyigo. Ndangije mpita ngiye mbabwira ibintu ukuntu byakorwa, ukuntu bitahenda, iki
ndababwira nti ibintu byagera harimo umuyobozi w'umurenge Sumbazi ukuntu Imana yamukoreye muravuga ati ibi bintu uyu mwana avuze ko numva ari byo byumvikana yaba yari byo mukora. Yego. Noneho abarimu bamenye amakuru barangije baravuga bati n'ubundi asanzwe abikora nabikore, bajya bataha ntibajya bataha asanga he abikore. Mbaciye amafaranga ndabyibuka icyo gihe nakuyemo 80,000 by'inyungu kandi ubwo mba ndanigaragaje icyo nakora. Tayari mba mu kigo, intebe z'ikigo zapfa nkazipatana, bageraho bashatse gushyiramo purafo nkabikora nyuma y'amasaha y'amasomo, aho kugira ngo bamfatishe icyo kintu, aho kugira ngo mve mu kigo ntorongere nje ni nyuma y'amasomo nkashyiramo igisurubeti cyanjye nkabikora mu gitondo, kandi abana bakaza basanga nicaye mu ishuri ntuje. Mbo niga gutyo ndangiza segonderi gutyo muri ubwo buzima. Ariko ndakubwiza ukuri narangije segonderi yanzu yanjye y'amabati 3 narayongereye. Mbo narangije segonderi ifite n'amanegisi. Kurumva rero icyo gihe nahise ngenda njya mu bworozi. Nahise njya mu bworozi nabwo Imana ibumperamo umugisha. Yego, urakoze kungerera ahantu ubworozi kenshi wenda abantu abenshi ni nacyo bakuziho. Ubworozi bwa mbere wahereyeho n'ubworozi bw'iki? Mbona banje kugerageza utuntu ariko tworoshye, kuko urumva umuntu uva mu bukene uhera ku gakoko kakagura. Ugahera nahereye ku nkoko. Ndabyibuka y'inyarwanda ndayorora havamo udufaranga, ndagurisha n'amasake yazo ngo namagahene. Mbo agahene mbona nti utwo tuntu twose tundi dushoboka nyine aho umbwiye amafaranga ukambwira icyo ngiye gukora ndagenda nkakora. Nuko ndabyibuka ko gahene maze kukagurisha ngura ingurube, haza icyorezo cy'ingurube, ndongera ndayitanga. Ndangije rero sasa aho nageze buriya hari ukuntu umuntu arindira umugisha we. Ndabyibuka ndavuga nti reka norore inkwavu. Kanorora inkwavu umunsi wa none ari nazo abantu bakuzi. Uyu munsi wa none nizo abantu banziho. Norora inkwavu bisanzwe ariko mbona zirunguka. Ndangire nawe ibi bintu wabikoramo ubushakashatsi nkakora n'ingendo shuri. Kurumva ibindi byinshi twabirenze. Navuyemo umuntu w'umugabo, nashatse umuryango. Kandi ubwo urumva buriya niba mu bintu nasengeye nkavuga nti Mana umfashe, nasengeye ikintu bita kurya nkahaga, kuko noneho noroye bije karuka ibiryo rwose wahereye karukaho waza. Reka nkubwire ariko nibyo ubu ngubu reka nkubwire je niyo wambwira ngo tujye gusenga, buriya umuntu Imana yivuga ko yayibonye. Mbanza kugereranya Imana nabonye ingaburira, nkavuga nti Imana ubwo nakubonye ungaburira wenda n'uyu muntu urwaye uri bumukize. Naho ngaho mpera. Nuko rero icyo gihe nuri maze no kugira n'umuryango, kandi mu bintu mu ntego nari mfite yari yo kwihaza ku icyo kintu. Amatungo araboneka. Tangiye inkwavu rero ngira ngo mbone utwo kurya, mbone akanyama k'abana mu rugo. Inkwavu zirabyara, ngenda nubaka ibiraro. Hano wenda kugira ngo abantu babyumve neza, umushinga w'inkwavu wawutangiye nk'uko ujya mu biturage cyangwa ahantu borora inkwavu ugasanga n'ibisanzwe yazorora nko ahantu wenda mu nzu ari tungahe. Nyine watangiriye ku nkwavu ebyiri nk'abandi. Twari dutatu dushashi 2 n'agasekurume kamwe. Byumvikana ko ari ubworozi bw'inkwavu bwari busanzwe cyane, busanzwe ariko urumva nkabihuza n'ako kantu k'ububaji. Mpita nkora uturaro tugezweho ariko mo gakeya kuko ntarabikorera ubushakashatsi. Zirabyara mbona zibaye nyinshi. Ntangira gukora ingendo shuri mu bandi borozi, ntangira kwifashisha social media kugira ngo ndebe buryo ki abandi babikora. Ngira abandi nireferaho. Ndangije ndakora mbona icyo gihe uko nakoze nkabona ngeze inkwavu 700. Biragoye Diodone kubyizera. Inkwavu 700 wahereye kuri 2 zibyara. 700. Diodone zabyawe n'ize ebyiri cyangwa zikomoka ku nkwavu ebyiri. Ariko biva nyine urumva no gukomeza umutsi. Kuko urumva ni kwa kuvuga ngo icyo nafashe n'igisi sindapfa kukirekura. Ndagoragoza za mbere zirabyara, izindi zirabyara. Noneho nza kumenya ibanga ry'uko mu nkwavu habamo icyitwa amacugane.
mu buryo nyabwo ni breeding, crossing zifitanye amasano bikagira ibibazo, nkajya mfata imfizi nkayikuramo nkajya gushaka indi mfizi, inkwavu ziraza. Ndabyibuka icyo gihe nakoze isoko, nkora isoko za nkwavu 700 nzitangira rimwe. Ubwo urumva bitaje, urumva umuntu wubatse ahereye ku 24 yabonye ngewe ikintu wenda nkuzo cyamenyekanye kisa nkaho ari cyane ariko bitavuzwe cyane ariko bikwiye no kuvugwa. Ngewe ngira ngo ni nayo ngingo nyamukuru yatumye nkuzana hano kuri Nest TV ngo tuganire. Nigeze kubona ufite gahunda usa nkaho urimo yo koroza inkwavu abana b'abakobwa babyariye mu rugo igihe kitageze cyangwa nababyariye mu rugo muri rusange. Iriya gahunda ni gahunda yatangiye ite? Ni igitekerezo cyaje gute cyangwa se ni twabyita n'amahirwe yakuziye gute mu buzima? Yego mbo buriya ni umugisha w'Imana niko navuga. Buriya ndabyibuka hari ijambo ry'Imana njya nkunda rivuga ngo abashaka ibyiza ngo ubwiza ngo no gukiranuka no kudapfa ngo bishakishe gukora ibyiza badacogora. Kuko icyo gihe urumva iyo niba nari kwiba kuko nari nshonje cyane, ariko ngiye nashakishaga nkashakisha muri uko gushakisha rero akaba ari Imana impera umugisha. Ndabyibuka aho ngaho ni kiraka nari mbonye niba baranabonye ndi kubikora cyo koroza abana b'abakobwa babyariye mu rugo. Ni umushinga wari ufite iyo ntego yo koroza abo bana. Babimbwiye numva ni ibintu nishimiye, mbo ubwo nanjye mpita nibuka n'amahirwe yose nagiye ngira, numva ni amahirwe naba nanjye ngiye guha abo bana b'abakobwa bagakuraho icyabafasha cyane ko nzi ko urukwavu rwunguka runafasha umuryango. Ndangije mbijyamo nk'akazi ariko mbijyamo mbikunze. Mbo nkora design y'ibiraro byabafasha, nkajya mbaha n'icyororo cyiza. Buri muntu yahabwaga urukwavu agahabwa n'inzu yarwo. Yego, buri muntu akajya ahabwa urukwavu n'inzu yarwo. Ariko byatangiye kuza none amafaranga atangiye kuboneka. Nyine nabaye rwiyemezamirimo. Yego. Yaho nabaye rwiyemezamirimo ndimo ndaganira na ONG. Yego. Ngaho ndi kuganira na ONG, ndicara ahantu nkaganira n'abantu. Yego. Nuko ibyo ndabikora n'ubu ngubu ndacyabikora no mu minsi ishize twari turimo tuganira turi kwitegura kongera. Yego. Ariko ngira ngo none si ibyo gusa nakoze, nahise nibuka nsubira inyuma ndeba abandi bana bari muri icyo gihe nari ndimo 2000 na kangahe, mfata nanone ubundi mushinga wanjye ku giti cyanjye wo koroza abana, cyane cyane mbona bafite tendance yo kuva mu ishuri cyangwa se no kuva mu rugo bakajya mu muhanda, kuko nabyo byabaye nk'ibijya kumbaho. Nabyo ndavuga nti reka mbireke. Buriya nigeze kujya Nyanza muri Ruviri ngira ngo ndebe yuko nakwegera mu muhanda nkava mu rugo, ariko biranyangira. Buriya bari abana ndabumva nabo bafite impamvu. Rero nasubiye inyuma ntangira kureba abo bana, noneho nkora umushinga wo kubaha urukwavu, ariko nkabatoza yuko turugabana kugira ngo bakore batahise barwotsa, bumve yuko ari undi muntu bafatanyije rwa rukwavu. Muha urukwavu akagenda akarworora rukabyara, rwamara kubyara tukagabana umusaruro. Wa musaruro tugabana ntago nkusubiza muri famu yanjye, ahubwo dushaka abandi bana tugahita twongera abandi bana. Ubu ngubu maze kugira abana bagera nko muri 40. Hanyuma buri tsinda ry'abana 10 baba bafite umwana umwe ubakurikirana. Hanyuma zazindi nabahaye umusaruro uzavamo wa mwana ubakurikirana nawe nkamuha urukwavu kuri buri mwana. Ubu hari umwana amaze no kuba umusore, ubu ngubu ageze koko baba. Ejo bundi nagiye iwabo ajya kunyereka inzu yujuje iwabo, akesha ubwo bufatanye twagira. Akesha urukwavu. Buriya naje kubikora, mbikora ndushaho kugenda mbinoza, ariko mbishyiramo n'ubuntu ngo bifasha abandi. Buriya nayo mpamvu no muri famu yanjye umuntu wese wumva afite ubuhamya, ushaka ubuhamya bw'ukuntu urukwavu rwamugirira umumaro, uraza. Hari n'ibyo ntashenye. Ibyo byo wenda urumva ko biteye amatsiko. Nanjye ubwanjye ndumva ngomba kuzagusura, ariko n'abadukurikiye babyandika muri comment bakatubwira nyine uko bumva iki gitekerezo cyawe ndetse nuko bumva uyu mushinga
cyangwa niba bumva twanagusura nyine tukabereka ibi ngibi uri kuvuga niba atari amagambo kuko umuntu ndabizi ashobora kwibaza ni gute umuntu yatunga ifamu y'inkwavu. Ikintu cyiswe ifamu kiba kirenze inkwavu 10, 20, 30, ni ifamu nyine. Hanyuma ndagira ngo dusimbuke gatoya, woroye inkwavu ibyo ngibyo uri kubifatanya n'ubuzima busanzwe bwo mu rugo, gutunga umuryango, ngira ngo ubwo hamaze kuzamo n'abana birumvikana. Mbona ubwiriza uri pasiteri wa mugabo. None se buriya ubuntu bw'Imana iyo bumaze gusaga yego tububwira abandi, yego tububwira abandi kuko urumva aretse ko wenda n'uburyo bwanjye bwo kubwiriza sinzi niba sinavuga ko butandukanye n'ubw'abandi kuko n'ubundi Kristo tuvuga n'umwe, ariko ubundi nge numvaga nkurikije iby'Imana inkoreye numvaga nshaka abantu benshi mbwira nkabwira ko Imana ikora, ariko nkababwira yuko hari n'igituma Imana ikora. Buriya ari nabyo nakabwira abantu nyine ushaka aho Imana muhurira, kuko rimwe na rimwe usanga hari uburyo twakuze ugasanga hari ibyo twafashe nk'imico byo mu rusengero, ariko iyo urebye ugasanga icyo Imana idushakaho nyirizina umugambi w'Imana ni ukuduha umugisha. Iyo uvuze rero ngo ugomba gushaka aho Imana muhurira, ngira ngo ibyo ngibyo biratuma abizera cyangwa se abantu bose basenga ngira ngo bahise bumva umukoro ko hari ikintu bagomba gukora kugira ngo bahure. Nk'uko wari uvuze ngo Imana mugomba kugira aho muhurira, hari umuntu ushobora guhita yibaza ngo ese ni ikihe kintu nanjye nakora nkakorera Imana nyine kugira ngo ingirire neza nk'uriya mugabo, kuko abantu baba bababaye ni benshi, abantu nyine bakihasoringa n'ubuzima ni benshi cyane. Uyu munsi wenda wowe byarakunze, ariko hari umuntu wese ubifata nk'umukoro. Ni iki wabwira umuntu nk'uwo nguwo uri kutureba? Wenda abantu bashobora kumva tuvuga ati nk'uriya mugabo ati byarakunze, ukagira ngo wenda koko ni ibintu bihambaye. Ikintu gihambaye mfite ni icyo kunyurwa nshingiye ku mateka yanjye, aho biri iyo mbona abana babona icyo kurya nanjye nkabona mbona icyo kurya nari cyo nasengeye, nkabona mbona icyo kwambara, nkabona ntambuka. Ko hari igihe kera twatambukaga iwacu bakavuza induru ngo babana bo kwa runaka abajura, kandi kubera ko wenda utambutse wambaye ibyacitse inyuma nuko rero nta bundi bukungu nyine buhambaye ni ukunyurwa, ariko nanone aho Imana igejeje ikora ni heza. Ubwo rero nanone umuntu nawe wavuga uti numvisha umugabo avuga ati umuntu ashaka aho ahurira n'Imana. Nasomye ijambo ry'Imana, buriya ni nabwo buhanuzi butavangiye ngenderaho, nsoma Bibiliya cyane, nsanga nta muntu Imana yayigeze igirira neza adafite umutima w'ubutwari. Uhereye kuri Dawidi, Imana yarebye umutima we, ireba ishyaka, ireba ukuntu arwana n'intare ngo ibyibuze intama za se zitahe zose, imugirira neza. Urebye n'abandi benshi ni uko nguko rero. Ndibuka ni Elisa wari ugiye gufasha umupfakazi, nawe aramubaza ngo ufite iki? Mfite utuvuta dukeya. Imana n'Abanyarwanda kandi baravuga ngo Imana ifasha uwifashije. Ni rero nibyo nakubwiraga, ntinumva uburyo ubwo ari bwo bwose navugamo ubutumwa. Muri make uri uyu munsi uramukesha ishyaka wagize. Yego, ariko umuhati wo gukora ibyiza. Sengera muri Etini. Nsengera ngiye muri ADPR. Uri umwadeperi. Wow. ADPR ko njya numva ngo hari imyemerere imwe n'imwe batagira mu bijyanye bivuze neza nk'uko bivugwa, abantu bavuga ko ADPR ariyo dini ngo iri komplike buriya cyane mu bintu bijyanye n'amahame, kandi urabona wowe uri umuntu uri flexible, usabana, ugira gute. ADPR abantu bayifata muri iyo sura, se urababwira iki? Ubwo haryo bwa ADPR ni gute kanyiza abantu ra cyambere buriya ngo agasatsi ntushobora kugasana. Bona abageni bayo hari ukuntu batemera agafondote ku munsi w'ubukwe, biriya no sihohoterwa. Wenda nge mvuze navuga nkanjye, ntago navuga nk'umuyobozi w'itorero, kuko itorero rifite umuvugizi waryo, ariko ngiye ku giti cyanjye numva iyo umuntu amaze gucungurwa n'amaraso ya Yesu, amaze kwakira ubuntu bwe,
buriya ibindi ni ubwo naba ngiye mu isomo ryo gutandukanya dogitirine n'icyaha sibyo hari dogitirine hakaba n'icyaha buriya rero dogitirine zigira igihe ziba icyaha hariho n'igihe biba nta cyaha ni ukuvuga ngo amahame y'itorero cyangwa se imyifatire yaryo abarishyiraho cyangwa se abariyoboye bagira uko babivuga ati twebwe tuzagira ibi bidutandukanya n'abandi ntituzakora ibi kubera yuko tubona byadukururira ibi sibyo ariko njye ku giti cyanjye buriya ivugabutumwa rishingiye ku muco wowe ku giti cyawe kuko urumva wowe ku giti cyawe nabo uzabwira bakakumva wabivuga muri ubwo buryo gukura umubwiriza butumwa ivugabutumwa rishingiye ku muco ivugabutumwa rishingiye ku byo kurya ntabwo aba ari mpuzamahanga sibyo ahubwo ivugabutumwa rigomba gushingira kuri Kristo byo byonyine kuko n'ubundi icyo tuba tugiye kwigisha abantu ni umuco wa Kristo sibyo naho ibyo ngo byadepera itandukaniye n'abandi ngo umusatsi ngo amapantaro ariko reka nkubwire muri make ni umuco reka nkubwire hoya si umuco ni dogitirine ni dogitirine bakavuga bati twebwe ntabwo tuzambara amapantaro ariko ari naho ndeba nkavuga nti n'abana bacu turabacanga turababyara tukabarera tubambika amapantaro tubaboha imisatsi bamara kwigira hejuru tukatangira kubabwira ko ari icyaha ibyo bintu bikabacanga sibyo sinzi wenda buriya aho ibyo ngibyo bihurira n'umutima w'umuntu nagiye mbona abantu benshi bangiriye neza umubyeyi akangirira neza aboshye umusatsi yambaye ipantaro hari abantu benshi bafite umutima mwiza rero ibyo ngibyo ni nk'uko wavuga ngo umukristo ngo aba muri ADEPR uyu umaze kuba muri ADEPR ngo ngengeye muri ratorero ngo niryo ry'abakristo oya ntabwo ari byo nshingiye ku kuntu numva ibi bintu byumva subu kandi uri mu rugendo rwo kubwiriza birashoboka ko ejo waba umuyobozi runaka wa ADEPR ushyiraho amategeko n'amabwiriza birashoboka uri mu nzira yo kubwiriza kandi nta gahunda yo guhagarika ufite cyumvikana ko aka kanya ubonye uwo mwanya hari ibintu byinshi wahindura muri ADEPR muri rusange oya buriya hari ibyo utahindura kubera uko byubatse nakubwiye nti buriya dogitirine ishobora kuvamo icyaha dogitirine iba icyaha ryari si icyaha nyine dogitirine ariko ishobora kuba icyaha ryari mu gihe wayemeye ukemera imico n'imyifatire n'iby'ibigenderwaho byose by'itorero wamara kwemerana dogitirine zabo ukemera bakakubatiza bakakwakira bakagushyira mu gitabo cy'itorero uba uvuze ngo ibi sinzabikora hanyuma rero bya bintu bibikoze icyaha kiba kubikora kandi waremeye kutabikora nkaho buriya umutima w'umuntu wumva urarikiye kwambara ipantaro gusuka ariko akumva atagamije gukora icyaha ushobora kuba uri muri ADEPR ukavamo ukajya no mu yandi matorero abyemera ukirinda gukora icyaha kuko kwambara ipantaro nta cyaha kirimo kandi nta n'igihe abana bacu batazambara amapantaro sibyo kuko iyo ndebye nkabona uko buriya njyewe niyo ndebye n'imiremere y'abantu nkabona ukurikije uko umuntu aremye njye mbona ahubwo umugore ari ukwiye kwambara ipantaro kuko iyo urebye abagore bacu wenda ugiye ku muhanda urebe bari kugenda mu muhanda w'igitaka bari gukora ikiyede abarimo baracukura amabuye basigaye bakora urumva unabihuza n'ibitekerezo byawe nk'umuntu mukuru nawe urebe use uyu muntu uko turimo ntabwo byakunda ni ukuvuga ngo abana bacu hari uburenganzira tugomba kubaha wenda bugendanye n'igihe cyabo ariko nanone nabo bakagira uko bagenda mbona ukuvuga ngo ubundi ntabwo urabona umuntu wambaye ubusa kandi yambaye ijipo cyangwa akenyeye n'igitenge bigufi bihuye n'ibishaka bibe birebire kandi ukabona yambaye ubusa kurusha uwambaye ipantaro mu buhe buryo bibonerana cyangwa wenda bimufashe cyane ariko ubwo nturi bunjyane mu bintu ndashaka ko tuganira reka nkubwire buriya reka nkubwire peri wenda n'abasuwede baje bakayishinga uramutse ugiye iwabo ushobora gusanga bambaye udukabutura tugufiya kandi buzura umwuka yego ibyo tubyirengagize hanyuma Dieudonné
divorce muri ADEPR ziterwa n'iki ko nkurikije uburyo ari idini y'umuco, idini ifite discipline runaka, ntabwo nibaza ukuntu uyu munsi wa none naho mu madivorce ari kuvugwa no muri ADEPR kabisa ni menshi. noneho ugeze no muri divorce. Mbo divorce zo ntago nakubwira ngo zizacika kubera idini runaka cyangwa itorero runaka, ahubwo izo wabonye ni nkeya n'izindi ziraje zivuza ubuhuha. Yego bona biterwa ni mbo buri ikintu kibitera, reka nkubwire, abantu bari mu itorero ariko ntago bazi icyo Imana ivuga ku rugo. Yego sibyo, buriya niba Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo urugo ni ijuru ritoya. Yego. Ijambo ry'Imana muri Matayo 11 ku murongo wa 12 riravuga ngo uhereye na kera mu gihe cya Yohana Umubatiza ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa. Urumva ngo kandi ngo intwarane ngo zirabugishamo imbaraga. Urumva ijuru rero riratwaranirwa kandi intwarane zirigishamo iki imbaraga. Niba rero ijambo ry'Imana rivuga yuko urugo ari ijuru ritoya, urugo narwo ruratwaranirwa. Buriya mbonereho no kubwira abantu, mbo urabona ubu kugira ngo uzabone ifoto y'umusaza ahagaze kuri table d'honneur ari kumwe na famiye ye n'abana be, umugore we, byibuza agiye gufata impano runaka. Buriya kugira ngo uzabone ifoto y'umusaza ahagaze kuri table d'honneur mu birori runaka agiye kwakira impano y'umuryango ahagararanye n'abana be n'umukecuru we, iriya foto monsheri uramusaza yarayivunikiye, ayibona yarayitwaraniye. Kandi buriya ikindi nanone nabwira abantu, buriya kugira ngo witwe umugabo bigira agaciro iyo byiswe n'abawe. Umugore wawe akajya avuga ati kabisa uri umuntu w'umugabo. Bitandukanye nuko twahura tugasangira ibyanjye ukagenda uvuga turi umuntu n'umugabo. Yego, nkurikije uko uri kubivuga birasa nkaho ukuri kubisobanura birasa nkaho urugo mbere yuko abantu babana hari ibintu runaka bakabanje kujya batunganya cyangwa bitaho. Ndagira ngo bitange wenda nk'inama no kubajene bubu. Uyu munsi hari n'umuntu ufite ubukwe ejo ku gatandatu yawe ufite icyumweru gitaho ugiye gushaka, wabona agize amahirwe akareba iki kiganiro agahita bumwe mu bantu batazakora divorce biturutse kuri wowe. Ni ikihe kintu akwiye gutwaranira nk'uko wari urimo bisobanura? Mbo ikintu cya mbere no kubaka urugo afite intego y'urugo rwe, akavuga ati mfite ibintu ngenderaho bizatuma nubaka, ku buryo avuga ati nshatse umugore, uyu mugore uko azamera kose nzabana nawe. Urumva nibyo nakubwiraga nti ruratwaranirwa. Urumva ruratwaranirwa, ukavuga uti nubatse urugo ntazasenya, ibibazo nzahura nabyo nibyo mu rugo rwanjye. Mbo kandi ikindi ni navuga bura hari n'ingorane tugira. Urumva ubwo buhamya naguhaye bw'ukuntu twakuze, umuntu akura nabi gutyo agakurira mu bibazo. Ikibabaje kirimo twese dukenera gushaka. Noneho ugasanga uwakuze nabi nta burere yabonye, yahuye n'ibibazo, iwabo hari intambara, akeneye gushaka, agashaka undi muntu nanone nawe ufite ibibazo nk'ibyo. Rimwe na rimwe ukajya umubaza ibyo nawe atabonye. Mbo aho ngaho niho ho kwisesengura. Ahubwo hari ikindi kintu nabonye mu minsi ishize, hari abantu naganiye nabo impita nkuramo ikintu, no kuvuga ngo kuba umugabo ukabona ubaye umugabo. Ubu ntubona ukuri gushakisha, gukora ibiganiro, uragira turashaka inkuru, uragira ute. Ni ukuvuga ngo bizageraho uvemo umuntu w'umugabo uvuga uti pe mbaye umugabo kandi narabiruhiye. Rimwe na rimwe hariho igihe umuntu ashaka umugore akavuga ati uyu muntu nshatse kuki atemera ko ndi umugabo n'ukuntu byamvunye kuba umugabo, ukamera nkaho ushaka kujya umwaka ikiguzi cyo kuba ari umugore wawe. Yego atazi. Rimwe na rimwe ugasanga birimo biregora urubyiruko rw'iki gihe, ugasanga umuntu aramara akabara intambara yarwanye kugeza abaye umugabo, akagira ngo uwazanye aje kuzishyura. Yego sibyo. Mbo ubundi ku bantu bashakanye, iyo ufashe umwanya wo kureba facteurs zatuma utandukana na mugenzi wawe urazibona, kandi nawe iyo azirebye arazibona, sibyo. Ariko iyo usubiye inyuma ukiyevariwa wowe uhita ubona yuko bya bindi ari ubusa. Gahorera inama imwe ureba muri kamera kuri uyu muntu nyine ufite ubukwe ejo
barahari uri kwitegura ubukwe gushobora kugira amahirwe akareba ikiganiro muha inama ari akuteza amatwi. Inama wenda icyo nabwira urubyiruko rwacu, urugo ni rwiza, urugo ni isambu y'ibyishimo, iyo yafumbiwe neza yera umugisha, kuko iyo yahinzwe neza igafumbirwa yera abana, kandi nta mugisha uruta urubyaro, ikera urukundo, kandi nta munezero uruta uva mu rukundo. Ariko nanone iyo yafumbiwe neza nyine ubutaka burasharira. Ubwo rero icyo nababwira ni uko urugo, uko Imana irarukunda, Imana ikunda urugo, ni ikintu gikomeye ku Mana urugo. Rero niyo mpamvu Satani nawe urugo arurwanya. Niyo mpamvu nabwira umuntu wese ugiye gushinga urugo kurwana intambara y'uko urugo rwe ruba rwiza, kubera yuko ikivamo ubundi nyankunda kubwira abasore ni nkamwe muba mukiganira n'inkumi, buriya ntuzigere ureka umuntu wawe kubera iby'ubumenyi ibyo yakoze atabizi, ahubwo uzamureke kubera ibyo yakoranye ubugome, kuko nubana nawe ukabona arimo arashyiramo n'iby'ubugome, aho ho nakugira inama uzacunga hari igihe haba ari umukobwa w'umufilisitiya nyine ushaka kukwinjirira bikazarangira ko birinduye. Ariko iyo yabikoze atari ubugome, uwo muntu ni inshuti yawe, ahubwo mwigishe. Hanyuma quick question, ubukene bushobora gutuma urugo rusenyuka? Ubukene ntabwo bushobora gutuma urugo rusenyuka. Hanyuma nanone ubu akazi kenshi gashobora gutuma umuntu aburira umuryango umwanya? Akazi kenshi hoya ntibishoboka. Ntibishoboka kuko icyo nabivugaho, ubu umusirikare wagiye ku rugamba wavuga ngo yaburiye umuryango umwanya, kandi n'ubundi arimo avuga ati reka ndebe buryo ki umuryango wanjye wazabaho neza. Dieudonné, urakoze cyane kabisa, tusa nk'abagana ku musozo, wenda tugiranye ikiganiro cyiza cyane, kandi tuzakomereza no kuri fama. Abantu bazakomeza kugenda bakubona mu biganiro bitandukanye, bari butubwire muri comment niba koko ugomba kugaruka kubaganiriza. Hanyuma wenda tugana ku musozo, tuvuga ku by'akazi kawe, urukwavu rumwe urugurisha ngahe? Iyo dusubiye aho ngaho rero ubwo bunkizigorora, kuko bunkizigorora ubwo mpaye kwamamaza kuri televiziyo yawe. Yego, nta kibazo, nawe wampaye amahirwe yo kukuganiriza. Yego, inkwavu izo mfite ubu ngubu urumva nakomeje kugenda nkora umushinga wanjye neza. Ubu mfite inkwavu nziza zitanga umusaruro kandi vuba, kuko mfite inkwavu zishobora kugira ibiro 7. Urukwavu rumwe rukagira ibiro 7? Yego. Ibyo bintu bibaho? Yego, ni ukuvuga ngo ubu ngubu muri iyi minsi ndimo ndategura icyororo cyo nshobora kuzaha abantu mu minsi iri imbere. Ni ukuvuga ngo urukwavu byibuza ruzaba ruhagaze 20,000. Uziko nari ntegereje ko ugiye kuvuga nka 5, kuko kera ngewe nza ahantu baziguraga 3,500 mu isoko. Ariko urumva ni icyororo urukwavu worora ku buryo mu mezi 5 urukwavu ruba rugeze mu biro 7. Kandi natwe zaraduhenze. Kuvuga ntago byoroshye ko umuryango w'abantu 4 bamara urukwavu rwawe. Reka ushyire ku iparato barumare. Reka urukwavu ni ibintu by'ibisore biranga, ariko sinzi wenda uzaza ubibone, uzabona urukwavu mu buryo bw'ukuri kwarwo, uzabona yuko urukwavu ari umushinga. Ni ukuvuga ngo icyororo dufite ni icyororo cyiza cy'inkwavu zikura zikaba nini kandi zigatanga inyama vuba. Hari n'abandi borozi batangiye kugitanga, ariko wenda kuri twebwe, kuko ubwo ninjye bageze amahirwe yo kwamamariza kuri televiziyo yawe, ni ngo ngewe izo mfite nyuma mu mezi 3 ndatangira kuzitanga, kandi ndaba ndi kuzitanga ku 20,000. Ubwo nabwo nagabanyije kugira ngo abantu babone icyo cyororo, kuko nkunda iyo mbonye icyororo nkagitanga mu bantu. Hari igihe umuntu ashobora guhura n'ibiza akongera akagikura mu bantu, nkaho ubundi umuntu abaye ari ukugurisha ku giciro cyarwo, kuko nge zamagaze 75, hari n'izamagaze 150.
urakoze cyane rero abantu bakeneye inama zawe wenda ku bijyanye n'ubworozi cyangwa kuba bagura ibyo worora bakuvugisha banyuze hehe? Hari imbuga se wenda nkoranyambaga ukoresha cyangwa wabaha nimero simbizi uburyo? Yego uretse ko ntago nkunda gukoresha ibintu by'imbuga nkoranyambaga cyane ngaragaza ibyo nkora, kuko hari igihe nigeze kubikora mbona isoko ribaye ryinshi kuruta ibyo mfite mera nk'ugabanya, ariko bankeneye bampamagara kuri telefone yanjye, niyo 0782 88 90 70. Yego. Dieudonné rero wakoze cyane. Ndakoze. Abantu mumukeneye murandika muri comment, tuzongere tubane nawe ubutaha. Ciao ciao.